mukundiro uzasoma uhereye ku murongo wa mbere ufite umwanya cyangwa uhereye ku wa 15 nibwo uzumva igitekerezo cy'iyi nkuru kugira ngo bikugirire umumaro kurushaho. Ariko dusome ibice 14 muri Yohana umurongo wa 20. Haranditse ngo uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri nge, nanjye nkaba muri mwe. Usubiremo, uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri nge, nanjye nkaba muri mwe. Twavuga twese ngo amen. Amen. Karongere ko mukunde muvuge ngo amen. Amen. Nimuza kuvuga ndamenya ko mwabyumvisha. Haravuze ngo uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri nge, nanjye nkaba muri mwe. Amen. Twongeremo muri Yesaya 53 bere ku murongo wa 10. Tano gatatu ku rupapuro rwa 700 mu isano rya kera umurongo wa 10. Yesaya bice 53 umurongo wa 10 ku rupapuro rwa 700 mu isano rya kera. Ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje, ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama, ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza n'ukuboko kwe, azabona ibituruka mu bise bye, azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimishe, bimuhaze. Umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishyira gukiranirwa kwabo. Mukunze kuvuga ngo amen. Amen. Dushimiye ikaze duhawe, ni umugisha kuba hagati muri mwe, kandi ni amahirwe. Mwese dushimishijwe n'uko turi kumwe. Ni ubugira kenshi tubasura mu myaka yatambutse, twagiye tuhaza, ariko kandi duheruka mu mwaka ushize n'ubundi mu gitari mwari mufite ngaruka mwaka. Rero nishimiye kubana namwe. Nitwa Ndamukunda Patrick, ni umukristo usengera muri ADPR paruwasi ya Nyarugenge kuri paruwasi. Nkaba ndi umugabo, mfite umudamu, nkajya n'abana 2 n'uyi Nyamirambo. Nshimiye Imana ko nongeye kubana namwe. Amen. Ko numva mutanyakiriye nyamwe. Amen. Murakoze cyane. Mu buzima busanzwe mu mwuga w'itangazamakuru, nemera Imana rero ko inyemereye kugira ngo tubane. Imana ibahe umugisha cyane. Imana ibahe umugisha. Amen. Ana yanjye muratuje cyane. Impamvu twakerewe, mu mujyi havutse habyutse hagwa imvura nyinshi, bituma umuntu abura uko azinduka. Dufata imodoka ya saa moya hafi n'indi minota mike, bituma dutinda. Abaguye mu mbabarire mwongere ko nkabumva twakereye bakagwa, nanga ariko tusanzwe tubikora, ahubwo ni icyo kibazo cyabaye. Imana iduhane umugisha. Amen. Tugiye kuganira aya magambo dusomye, ariko kandi mu kuganira dufite topic tugiye kuganiraho, kandi turaba turimo kwiga kuruta kubwirizwa. Niyo mpamvu ndaza gutuza uku dutuje, asigaye muze kunyemerera mutega amatwi, ariko kandi muze kunyikiriza nimba saba ko munyikiriza, kugira ngo bize kutugira umumaro twembi. Tugiye kuganira iki? Tugiye kuganira topic cyangwa insanganyamatsiko ivuga ngo KRISTO muri twebwe. KRISTO muri twe. Murakumvisha ako kantu? Murayumvishe? Cyo muvuga murayumvishe? Yego. KRISTO hehe? Muri twe. Yego. Nibyo tuza kuganiraho twifashishije ibyanditswe dusomye n'ibindi Umwuka agenda tuganiriza, aduhishurira, atubwira, azana mu nyigisho. Ariko icyo tugiye kuganiraho ni KRISTO muri twe. Ubwo mperuka twaganiriye byinshi bitari hanze ya KRISTO. Hari umuntu umwe wasanze ndimo nigisha i Remera, ari ku cyumweru amataniro 2, umupapa arambwira ati nkunda ukuntu Imana igiye gukoresha, ariko ukunda kuvuga ibintu bimwe wigisha, ukunda kugaruka ku bintu bimwe. Ndamubwira ati ni byiza, ndabishimiye kuba ngaruka ku bintu bimwe, kuko niyo nyigisho twakwiriye kwiga guhera ku itariki ya mbere kugeza ku itariki isoza umwaka. Twagombye kwiga ikintu kimwe, ariko mu ihishurirwa ritandukanye. Ndashaka kuvuga iki? Iyo tugiye kwiga indirimbo zandikwa, amakorasi yaririmbwa, abigisha, abavuga butumwa, abantu bose bitwa ko mwiyobokamana
mu madini n'amatora atandukanye twagombye kuba tuvuga ikintu kimwe guhera ku munsi wa mbere kugeza mu gusoza umwaka. Kubera iki? Nuko Bibiliya ubwayo nayo ivuga ikintu kimwe, ivuga ikintu kimwe. Wambaza ngo ivuga iki? Ivuga ubutumwa bwiza. Wambaza ngo ubutumwa bwiza ni iki? Ubutumwa bwiza si ibintu, ubutumwa bwiza si ahantu, ubutumwa bwiza si urwego umuntu agezeho mu mibereho, ubutumwa bwiza si ibiboneka, ubutumwa bwiza ni umuntu. Uwo muntu akaba yitwa Kristo. Ubutumwa bwiza ni Yesu. Amen. Bivuze ko kuva ku wa mbere kugeza kundi wa mbere ibintu byose byakozwe mu iyobokamana byagombye kuba bivuga Kristo, bisobanura byerekana Kristo mu mwuzuro we. Ubutumwa bwiza rero ni Yesu, ariko uwo Yesu ahagaze ku mashyiga atatu cyangwa yicaye ku mashyiga atatu. Ni ukuvuga Kristo ukamuvuga ukavuga gupfa kwe, ukavuga kuvuka kwe, ukavuga kuvuka kwe, gupfa kwe, ndetse no kuzuka kwe no kugaruka kwe. Ubwo bihagaze ku mashyiga ngahe? Ane. Se murahari? Haleluya. Amen. Ni ukuvuga Yesu ukamuvuga mu bigera kuri 4: kuvuka kwe, gupfa kwe, kuzuka kwe no kugaruka kwe. Ibindi byose byavugwa biri hanze y'ibyo, nubwo bishobora kwitwa ubutumwa bwiza, si ubutumwa bwiza. Paul yaravuze ngo ibyo byitwa ikindi. Nubwo byazamura amarangamutima, umuntu akanezerwa, kumva uguwe neza, kumva ufite ibihe byiza byo mu mutima, ariko ugomba kumekinga sure, ukamenya neza yuko byose bishyira akadomo kuri Kristo, bigaragaza Kristo. Niyo mpamvu igihe cyose muzanyumva, muzambona ahantu hose, nta kindi mpamagariwe kuvuga, nta kindi duhamagariye kuvuga uretse kuvuga Yesu. Tukamuvuga muri ibyo bikabigira kuri bingahe? 4. Ikizakoreka ko atari uko bimeze rero, nuko hari igihe umuntu amara iminota myinshi imbere yanyu, aho kuvuga Kristo akivuga, akamara umwanya avuga icyo akora, ahatinda, ibyo yanyuzemo bitandukanye. Tukanezerwa kuko Imana yamuvanye ahantu hamwe imutereka ahandi, ariko byose yatajemo Kristo, mu by'ukuri si ubutumwa bwiza. Amen. Amen. Kuki dukeneye kumva Yesu? Nuko Yesu ari we buzima. Haleluya. Kuki dukeneye kuvuga Yesu? Nuko ari we uruhura we. Kuki ukeneye kumva Yesu? Nuko ari we ushobora kumara inyota y'umutima wawe. Ndashaka no kuvuga Kristo, ariko nkamuvuga mu kindi gika cyitwa Kristo muri twebwe. Ndabizi ko mfite igihe cyakire nabisabye, ndagira ngo mbereke ibihe byabayeho. Ubundi Bibiliya ivuga ikintu kimwe, ivuga Kristo, ikamuvuga muri bikagiye kubabwira bigera kuri 3: Kristo mu mashusho, Kristo mu mubiri, na Kristo muri twebwe. Ni ibihe bitandukanye byabayeho. Habayeho igihe cy'isezerano rya kera, ariko sezerano rigaragaza Kristo mu mashusho ngiro. Bibiliya ikabivuga kimwe, ariko ishaka kwerekana ikindi kigomba kuza. Icyo gihe cyabayeho aho Imana yagaragazaga Kristo, ariko imwerekana mu mashusho ngiro, ikavuga ikintu kimwe, ariko ishaka kwerekana Kristo uzaza. Ndagenda mbahingero. Igihe turimo rero, iyo umuntu atuganirije akatwereka Kristo mu mashusho, namuhishure muri twebwe, ntabwo aba ageze ku gasongero k'ubutumwa bwiza. Kuko igihe cyo kwigisha Kristo mu mashusho cyararangiye, ahubwo turi mu gihe cyo kwigisha Kristo uri muri twe. Amen. Bake barabyumvisha. Haleluya. Amen. Baze kumfasha nasaraye, nibaze kwindiga cyane. Haleluya. Amen. Bibiliya yagaragaje Kristo, nigeze kuvuga ndi kuri radio, ngaragaza ko Yesu kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe habonekamo Yesu, hagaragaramo Yesu, himvikanamo Kristo, ariko agaragara mu buryo bw'amashusho ngiro, ashaka kugira ngo azahishurwe mu gihe kizaza. Ibyo Bibiliya ivuze Eden, ikavuga ngo Eden, Imana ire mu muntu, imura mu ishusho yayo, irangije gutegura agace kitwa Eden.
iragatunganya neza igashiramo ikintu gikwiriye cyose umuntu yari akeneye kugira ngo iterekemo wa muntu yaremye aba ari muri zone, aba ari muri comfort, aba ari ahantu heza huzuye, hatagira ibyago, hatagira ibigeragezo, hatagira inzara, hatagira ibyifuzo, ahantu huzuye Imana imuterekamo. Adamu aba muri Edeni, ari muri karitsiye, mu gace kuzuye ubuzima, kuzuye imbaraga, kuzuye amahoro, kuzuye ibyishimo. Ndavuga mbere yuko akora icyaha abaho ubuzima bwiza. Iyo bavuze Edeni babaga bavuze KRISTO. KRISTO niwe Edeni yabizeye. Amen. Aho ni KRISTO mu mashusho. Ese murabyumva? Imana iritegura umugabo uzaza witwa Yesu, warangiza umuntu wamugeramo wamuturamo, akabageza mu gace kuzuye ubuzima, kuzuye imbaraga, kuzuye amahoro, kuzuye umunezero, aho ibyago bitabasha kwinjira, ahubwo mu gace kuzuye imibereho yuzuye yateguwe n'Imana ubwayo. Edeni yashushanyaga KRISTO ukwiriye kuza. Hallelujah. Amen. Niyo mpamvu ku bavutse ubwa kabiri ntabwo turi hanze ya Edeni, ahubwo dutuye muri Edeni. Bivuze ko tugomba kubaho ubuzima Adamu yari ariho atarakora icyaha ngo muri Edeni. Uzi icyo bisobanura cyangwa bisigura? Ugera ku rwego mushiki wanjye iyo uri muri KRISTO Yesu, iyo wamenye aya makuru, iyo wayatuye, ugera ku rwego ubaho ubuzima budasenga usaba ushaka ko ari ikimanigo cyangwa usenga ko ari ikeneye ku Mana, kandi mu by'ukuri wenda gihari, ahubwo unyurwa naho utuye, warangiza ukakira ubwo buzima, ukatura icyo Imana yaguhaye kibitse muri Edeni yawe, warangiza wacyatura kikava mu bitaboneka kikaza mu biboneka kikagenga ubuzima bwawe. Ariko iyo utabizi ukeka ko ntacyo ufite kandi kumbe hari icyo wahawe, nuko utazi ahantu watuje. Kutamenya watujwe ugira ngo ntagihari. Nigeze gutanga urugero ndababwiriza Nyarugenge, ndababwiye banjye bapfenda umwana muto, ntabwo mbazi bapfenda ufite amezi 9 hose. Uyu munsi mfite ubuzima mbayeho wenda ushobora kuba ingoye, ariko papa wanjye aramutse yarasize inzu muri Matewusi hariya mu mujyi, klasi yarubatse etaje yamaye inzu ikomeye, wenda iri mu bucuruzi. Njyewe uyu munsi nkaba ndi mu buzima butanshimishije kuko ari ibyo nyine nabasha kubona, kandi kuko data yarasize umutungo. Kuba nafite amakuru ntibivuze ko bidahari. Igitondo nzamenya ko iyo zihari nzahindurirwa ubuzima n'amateka. Ibyo rero utabona muri KRISTO, n'ibyo utakira utabona ubuzima, ntibisobanura ko bitarimo. Ni ukuri birahari, ahubwo Imana ikure imbone ku maso yawe, ikure igikingirizo, ubone ubuzima n'imibereho Imana yaguhaye bubitse muri Edeni yawe, ari we KRISTO. Amen. Kwazamura ibiganza gato barokore, hanyuma ndavuga Yesu mu mashusho. KRISTO niwe Edeni yabizera. KRISTO niwe Edeni y'abavutse ubwa kabiri. Hanze ye nta buzima, hanze ye nta kubaho, hanze ye nta mutekano uhari, hanze ye nta byishimo, ariko KRISTO niwe Edeni yabizera. Nanze kuhatinda kugira ngo maze, ariko ushushanyije ubuzima Adamu yabaye bari muri Edeni watangara. Bamwe icyo gikomeye Adamu nta byifuzo yagiraga. Barabyibutse? Adamu nta byifuzo gute? Yageze ku rwego rw'ubuzima abaho yambaye ubusa, adafite isoni. Ndavuga mbere ko akora icyaha. Yabagaho atunzwe n'imbuto, yabaga akeneye amazi yo kunywa, agafata amazi amutambuka imbere y'amigezi agatungwa nayo. Yakumva akeneye gukina, agakina n'inyamaswa, akajya ku mugara w'ingwe bagakina. Yakumva akeneye gukina, akajya gukina n'inzoka. Yakumva akeneye gusinzira, akagarama ku mugari bagasinzira. Mbere uko akora icyaha, ibintu byose biri munsi y'ubutware, ari mu buzima bwuzuye kandi bunejeje, nibwo buzima arabayeho. Uzi icyo bisobanura? Muri KRISTO tugira ubutware ku bintu byose. Ikintu cyose ntabwo mubyumva. Ikintu cyose kiri munsi y'ibirenge byacu. Nicyo Imana yabwiye abantu inyuze muri Dawidi muri Zaburi ya 8. Yaramubwiye ngo umuntu nicyo kumwibuka, wamurebye umushize hejuru amera nk'Imana habura gato, wamuhaye gutwara ibyo waremesheje intoki zawe byose ubishyira munsi y'ibirenge, wamuhaye gutwara inka n'amatungo n'inyamaswa, ibintu byose wabimuhaye kugira ngo abitegeke. Ngicyo rero arimo avuga aha ngaha, yavuga ngo umuntu wo muri KRISTO Yesu ibintu byose biri munsi ye. Amen. Barokore ntabwo abakristo bazi icyo Imana yakoze muri Yesu, ntabwo abantu bazi ubuzima n'ubutunzi Imana yabitse muri KRISTO Yesu. Niyo mpamvu kutamenya ko bafite ubuzima
batekereza ko bagomba gushaka ubuzima. Vuga amagambo akomeye, ntabwo ubuzima ubushaka, ubuzima urabwakira. Icyo ushaka cyitwa imibereho, ariko ubuzima twarabuhawe. Aho bikosa dukora twitiranya ubuzima n'imibereho. Imibereho ni ibintu, ubuzima ni umuntu, ubuzima ni Kristo. Nendo ntabwo imibereho ibyara ubuzima, ariko ubuzima bubyara imibereho. Amen. Hari ikinyoma cy'abapasiteri ba hano hanze, ntabwo mvuze mu itorero ryacu muvuga ko ndavuze, ndavuga mu madini n'amatorero, batubwira yuko tutagira umugisha, ahubwo bo Imana bashizeho ngo bahesha b'imigisha yacu. Umugisha ni iki? Adamu muri Edeni yari akeneye umugisha cyangwa yari afite umugisha? Ese muri Kristo ukeneye guhabwa umugisha cyangwa uri umugisha? Rimwe na rimwe hari abantu batubwira ko begereye Imana kurusha abandi, bakatubwira ko twabanyuraho ngo Imana ibashe kutwumvira, tukabita abadadi, tukabita abamami, tukabita amazina akomeye ngo yitwa ko yegereye Imana. Ari ishoka ko begereye Imana kuturusha. Ni uruhe rwego rwegereye Imana ruta umwana wayo? Uzi urwego ruri hafi y'Imana rwegereye Imana? Niba Imana yicaye hano, urwego rundi rwegereye Imana ni urwego rwitwa umwana wayo. None uri umwana wayo cyangwa ntabwo uri umwana wayo? Warabyawe cyangwa ntabwo urabyawe? Yohana Pawulo yandikiye Abaroma 10:28 haranditse ngo abo yamenye kera yabatoranyije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo uwo mwana w'imfura muri bene se benshi. Uzi ko Kristo ni imfura, ni umwana w'imfura, wowe nanjye turi bene se benshi, tuvindimo. Urwego rwegereye Imana ntabwo ari umukozi w'Imana, ntabwo ari apostle, ntabwo ari apotere, ntabwo ari bishop, ntabwo ari prophet, ntabwo ari umukozi, nta rundi rwego rwegereye uretse umwana wayo, umwana wayo. Barangiza bakubwira ati hoya Yesu uyegere, reka twe tukegereza Imana. Ni ikinyoma. Kandi abakristo ni abantu beza. Ibintu byose bivuzwa bishizemo ijambo Imana birakirwa bikemerwa, ariko bibuza no gutekereza. Ibyanditswe byera bivuga gutya, naravuze ngo bakadabira ngo ikaze dufite mwiyobokamana barokore tuzumusaraba. Icyo dufite ntabwo twemera ngo Bibiliya itwigisha, ntabwo dushaka Bibiliya itwigisha, ntabwo twemera ibirimo ngo ibitwige tubyige bitwigisha. Aho bikosa dukora dushaka kwigisha Bibiliya, tukayivugisha ikitavuga, tugahakana ikivuga. Ikivuga tukirenza ingoyi, umuntu yakivuga ngo yazanye ubundi butumwa, ariko tuba tukayivugisha ibitekerezo byacu bitewe n'inyungu z'abantu. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo abo yamenye kera, abo yamenye kera. Madunda kare kose nagasobanura abo yamenye kera. Ibi byonyine bimenye ubuzima we, abo waruzi ko Imana yakumenye kera. Kera gihe kera Imana ni imbere y'ibihe. Bagira tubwira ngo Imana yadutoranyirije muri yo isi itararema, mbere y'ibihe byose bitarabo twari turiho. Abo yamenye kera, abo yamenye kera yanabatoranyije kera. Ibatoranyiriza kugira ngo bigende gute? Kugira ngo bashushanywe n'ishusho y'umwana wayo, uwo mwana w'imfura muri bene se benshi. Bivuze ko muri bene se ba Kristo, aho yicaye niho mwicaye, aho arara niho arara, aho mwirwa niho yirirwa. Iyo utazi isano ufitanye na mwene se, haba hari ikibazo. Mu gice Imana yakoze muri Kristo, muvira Imana dukore muri Kristo, bitangiriye kera mu itangiriro, Imana yatugize umwe nawe. Ndaza kubigeraho mvuga isho dufitanye na Kristo. Bivuga ko aho Yesu ari niho nawe uri, aho uri niho nawe ari. Wano mubita mutabyumvisha, murahari ngo tuzamura ibiganza. Ese bikwera vuga neza, haleluya. Muranyumva neza na kibazo? Ubwo icyo bisobanura aho Yesu ari, imbaraga zikomeye mu gakiza ni ukubyizera barokora. Benda ubu n'ubuzima nana, ibi n'ubutunzi n'ubuzima bukomeye. Pawulo nawe umuntu wabihishwe ndaza kumugeraho asobanura ibyo ari byo, ayishura Kristo muri twebwe. Umva ikintu Kristo yakoze mu buzima bwe. Aho Yesu ari, aho Yesu ari, aho Yesu ari. Umva amakuru nguhaye, aho Yesu ari niho nawe uri. Asigaye aho uri niho Yesu nawe ari. Amen.
abarokore kuko batinda kubyumva kuko bisaba bahanditse kubi bamenyereye ibintu byoroshye. Naje ntekereje ngo ni mu modoka Paulo yavuze avuga ku bitaboneka. Abarokore benshi baganirije ku ijambo ritsa naho ritafite ibiboneka bagira ngo nabiboneka bahawe, ariko Paulo yavuze aravuga ngo ibitaboneka byayo nibwo bubasha bwayo, ibitagaragara nibwo bubasha bwayo. Bivuze ko igihe cyose washakiye Imana mu biboneka aho urimo guhinyura icyo Imana ivuga. Imana si ibonekera mu bigaragara. Kuba nabonye ibigaragara nibisobanura ko nabonye Imana, kuko hari inzira nacamo bikaboneka nkabona ibigaragara ibifatika nkagira aho mva naho ngera mu mibereho. Hari inzira sitemu umuntu yanyuramo bigakunda. Kuba warangije kwiga kandi umuzinga pego nasoza muzamuke si igisobanuro cy'uko wabonye Imana, kuko abamwiganye badakijijwe birwa mu byana bo mwambariye rimwe n'ibisanzwe nta kidasanzwe wakoze. Ikidasanzwe ni uko urebera Imana mu bitaboneka, kuko ibitaboneka byayo ariko bubasha bwayo n'imbaraga zayo n'ubushobozi bwayo bigaragazwa uhereye kuremwa ku isi. Yarimo ahinyura ngo ibiboneka si Imana igaragara, icyakora mu bitaboneka byayo ihishuramo ibiboneka ku buzima bwayo. Icyo yavuze ngo natwe iyo tugenda ntabwo tugenda tureba ku bigaragara, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibitaboneka aribyo byiteka naho ibiboneka ari by'igihe gito. Barokore dukwiriye kwitoza kwiga tukakira ibimana duhereye muri Kristo Yesu. Uzamura ibiganza, haleluya. Ngiki icyo Bibiliya igaragaza. Yesu niwe Edeni yacu. Uri muri Edeni cyangwa muri hanze? Muzi ikintu nuko bagiye kwatira. Muzi ikintu Adamu yakoze cyane kutumvira Imana. Akora icyo Imana amubujije gukora. Imana ikintu cya mbere yakoze yamusohoye muri Edeni. Iharigisha abamarika bafite inkota zaka. Siko handitse yemwe. Imaze kubasohora muri Edeni ishyiraho abarinzi. Dore icyo Imana yakoze. Adamu wa mbere yadusohoye muri Edeni. Adamu wa kane wa nyuma dusubiza muri Edeni, kugira ngo tubeho ubuzima twagombaga kuba Imana yifuza. Ngiki icyo Imana yadukoreye muri Kristo Yesu. Iyo utarabimenya wishakira hanze ya Edeni, kandi hanze ya Edeni ntabwo wihishurirwa, wibona uko isi kubona. Ariko imbere muri Kristo muri Edeni umenya igisobanuro cyawe nyakuri. Narababwiye ngo amwe mu makosa abarokore bakora kandi akomeye, ntabwo wambwira ngo wamenye Imana ngo wiyobere. Ikigaragaza ko wuye n'Imana nawe uri imbere. Iyo uhishuriwe Imana nawe urihishuriwe, umenya umugabane n'umurage wawe. Tuzamure gato, murahari? Bano banahita mvuga ku ndimi. Haleluya, haleluya. Ntabwo wamenye Imana abarokore ngo wiyoberwe. Ariko kuki abarokore batizi nuko batazi Imana, kandi bibwira ko bazi Imana. Hari igihe magera mwumva nahati abarokore bazi ko bazi Imana bitewe n'amateka amaze mu rusengero n'imyanya bafite mu rusengero n'amazina bitwa mu iyobokamana n'amadini basengeramo. Ariko iyo winjiye mu bitekerezo byabo mu gusanga batazi Imana. Nibazi ineza y'Imana, nibazi urukundo rw'Imana, nibazi no kuvuga urukundo rw'Imana ikintu gihanitse, nibazi buri, ariko bazi ko babizi. Batinda mu tuntu tuzamura amarangamutima yabo ibyo bintu bisanzwe, ariko nibazi uburemere byo Kristo yakoze. Paulo yarabimenye maze kubishurirwa, abimenye neza. Yandika icyanditswe mu kiri mu Bafilipi, yaravuze ngo ibyari indamu yanjye byose narabirebye ndabyitegereza, mbiha agaciro, ndabireba, ndeba uko bimeze, ndeba amashuri nize, ndeba ubutunzi mfite, ndeba icyo ndicyo muri sosiyete, ndabireba mbiha agaciro, nsanga bingana amase. Ariko mbishuriwe Kristo umenye uwo ari we ku buzima bwawe, nsanga kumutunga ni ubutunzi butagira akagero, ngo ndebe ko namuronka, ngo ni ukuri nahombye ibyanjye, ngo ndebe ko naronka Kristo, ngo ndahombye ibyanjye byose. Ngo ni ubutunzi butagira akagero, butagereranywa. Yesu arimo guca umugani. Uzi ukuntu yavuze muri Matayo, yaravuze ngo ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana, yaravuze ngo bumeze nk'izahabu nziza zahishwe mu muriro, zahishwe mu muriro. Gitondo kimwe umuntu w'umutindi w'umukene udafite hepfo na ruguru yabuze uko abaho, ajya kubwira umukire ati wambabariye nkaguhingira nkareba ko hari icyo wamarira. Aramubwira ati jya mu murima uhinge, nurangiza ndaza kugira icyo nguha. Ngo umukene ajya mu murima n'imbaraga nke cyane, yumva amerewe nabi. Biratubwira ngo agihinga, akirengura isuka, agikubitamo,
ahita abona harimo izahabu nziza. Biratubwira ngo umunezero ngarazitwikire umunezero umutera kujya kugurisha ibyo yaratunze byose ngarebe ko yabura umurimo. Umuntu w'umukene aragurisha iki ngagura umurima? Umuntu udafite icyo afite aragurisha iki? Icyo yarabonye ubutunzi buri muri Kristo Yesu, yarabonye ubuzima burutuza n'ubwiteze, yarabonye ibyishimo n'umunezero buri muri Kristo Yesu, yaramenye amahoro abitse muri Kristo Yesu, bimutera kugurisha. Kuki abantu batagurisha? Nibarahura n'izahabu. Bahuye n'amadini ntibahura n'izahabu. Iyo wahuye na Kristo uroroha, wahuye na Yesu uroroha, wahuye na Kristo uratuza, umera nk'igiti kijyanwa n'umuyaga hirya no Yesu yavuze ngo wabyara umwuka nikomera, ubaho ubuzima bworoshye uburi hambo, ubuciye bugufi, kuko agakiza karakuremerera karangiza kakaguha icyo utahawe n'iwawe. Ibaze ngo umunezero nuko mbona bagiye ngo ibaze ngo umunezero. Ni bangahe mu bakristo batagira ibyishimo n'umunezero? Batekereza ko babona ibyishimo bitewe n'ibyo bagezeho. Muri rwego uzageraho wumva uranyuzwe. Simutse muri ku ishuri mugiye kurangiza ubundi, nimurangiza muzasanga muri indushyiza zarangije kwiga, kuko aho muzagera naho muzasanga murushye. Ntabwo murunutse. Urwego rwose uzasanga uri indushyi. Uzaba uri dogiteri utishimishijwe n'umushahara, ukora muri leta wumva ariko ntabwo unyuzwe. Uzi impamvu? Nuko ikinyura abantu atari ibintu, ikinyura umuntu ni umuntu. Uwo muritwa Kristo. Iyo wahuye nawe uragurwa. Nta rwego na rumwe uzagiramo ngo unyurwe. Buri wese urwego ariho n'indushyi yahageze. Niba Imana yaduhaye ikiruta iby'Imana, yaduhaye Kristo. Imuduhana n'ibyo byose kugira ngo twakire ubwo buzima barokora. Niba umugira nugira amahoro, wakonze igikuta ntabwo urahura nawe. Mwihangane, wakonze igikuta, wagonze igikuta. Kristo niwe mahoro yacu. Ndumva nabivuga cyane, Kristo niwe mahoro yacu. Kristo niwe mahoro yacu. Kristo niwe byishimo byacu, niwe gisobanuro cy'ejo hazaza hacu. Ejo hanjye hazahabitse muri Kristo. Icyo nzaba ejo gihishe mu bitaboneka bye, Imana izashobora ku buzima bwacu. Dukwiriye guhishurirwa Kristo, ariko kandi uri muri twebwe. Abantu benshi ntabwo niba utaraza gutinda cyane, ubwo simbuze byinshi ashaka gutanga ingero. Abantu benshi basenga Yesu ariko utari kumwe nawe. Muzacunge mukore ubushakashatsi muri abantu biga muri abanyabwenge. Iyo abantu basenga Kristo ari kuri hanze yabo. Niyo mpamvu dusenga duhamagara Yesu cyane. Ngwino ubane natwe, ngwino uvugane natwe, turatangiye utangirane natwe, turagiye ugendane natwe. Ayo materime yamaze ko twayasanga twitwa ko ari ukuri, ariko si ukuri. Ni isano rishya. Imana ntabwo tuyisaba ngo izi. Imana dushima kuri kumwe natwe. Uzi impamvu? Nuko yavuze ngo nzatura muri mwe, ngendere muri mwe, mbonere muri mwe, mundahungu n'abakobwa. Iyo utabizi utekereza ko hari ahantu heza kurusha ahandi ujya gushakira Imana, kandi aho ngo siriyo, ahubwo iri muri wowe. Ahubwo nuko utazi ko iri muri wowe. Niyo mpamvu usanga abarokore benshi aho gusabana n'Imana na Kristo uri muri we, basabana n'abadayimoni bari hafi yabo. Tukamara amasaha menshi twirukana abadayimoni kuruta kwizera ko Imana ihari, bitewe n'amakuru dufite. Uzi amakuru dufite? Tuzi ko Satani ari kumwe na abana natwe cyane kuruta uko Imana ibana natwe. Kandi icyanditswe kiravuga ngo ababiri cyangwa batatu nibaterana mu izina ryanjye, nzaba ndi hagati yabo, nzaba ndi kumwe nabo. None mbabazi, kugira ngo umwijima uboneka habaye iki? Muvuge, kugira ngo umwijima uboneka habaye iki? Umucyo wagize gute? Iyo umucyo ubonetse umwijima bigenda gute? Muri abana b'umucyo, muri abana b'umwijima. Aho muri umucyo umwijima uragenda, na Satani uri kumwe nawe. Ayo bari barahita nuza gatoya. Aho uri, ndabwo kumendaganira n'umuntu ukijijwe. Umuntu wizera ibyanditswe byera. Niba Kristo ari muri wowe, uri umucyo w'isi. Biratubwira ngo turi itara rikumi, turi inonga y'itara ibitse ku mpinga ntabwo ushobora kwisha. Niba Kristo ari mu buzima bwawe, wowe uri umucyo. Aho ugeze Imana irahageze, umwijima ugomba kwimuka. Niba umwijima utimuka, hariho ikibazo ku mucyo wawe. Ushobora kuba ufite urumuri rukeya, cyangwa ucana nabi,
cyangwa nta mbaraga ufite z'umuriro, ariko uri muri twe aruta uri mu bisi. Ngaho turebe mbikozeho byose, mbikozeho ngo tubyumve, turebe ubuzima barokore babayeho. Ni kangahe tujya mu cyumba cy'amasengesho, ni kangahe tujya mu materaniro iminsi yo gusenga, tukamara amasaha tuvuga Satani cyane mu kanwa kacu. Ese biterwa n'iki? Uri bumubwira ngo biravuga ngo abana b'Imana bajyaga bashengerera na Satani akaza. Ikosa dufite no gutamenya ibihe bya Bibiliya. Iri jambo ryanditse nyuma y'umusaraba, mbere y'umusaraba. Ariko se nyuma y'umusaraba habaye iki? Hari ibintu biri muri biyo mitoloji twiga n'ubundiga baratwigisha cyangwa bigaragaza itandukaniro. Hari ikintu cyitwa mbere y'umusaraba. Mbere y'iki? Mutavuga mbere y'iki? Hakaba na nyuma y'iki? Iyo mvuze mbere y'umusaraba mvuze mbere y'uko Kristo aza. Mbere ukagira gute? Mu gihe cya Mose, mu gihe cya Aburahamu, biriya bitabo byose byanditswe mu nkuru za mbere y'umusaraba. Bifite uko byagendaga no ku mwuka we, mwuka ntabwo yabaga mu bantu, yazaga ku muntu agakora igitangaza akongera akagenda, ubwo akamuhangaho. Habaga abami n'abatambyi aribo badutambira ibitambo, bakingira ahera hahera rimwe mu mwaka bagiye gutambira abantu ibitambo. Nuko byari byubatse. None se Yesu yaraje biguma uko byari bimeze. None ku cyumweru hatambitsemo kabiri kandi yaraje, bivuze ko yaje. Mwanditsi w'Imana yaravuze ngo yashagishije ibya mbere ngashyireho ibishya. Amen. Uzi ibishya ni uko Kristo ari umutambyi. Kristo yaraje akomba ibintu bigera kuri 4 cyangwa 3. Icya mbere yaraje mu mutambyi mukuru, umwe winjiraga ahera. Icya kabiri ahinduka igitambo. Icya gatatu yinjira ahera hataraho mu isi, yinjira ahera ho mu ijuru, ngo kandi igitambo. Ugira ngo yinjire wenyine, yinjiranye natwe. Kuko niko byanditswe byari bivuga muri mu Efeso. Yinjira nawe warinjiye, azamutse nawe arazamuka. Haranditse ngo ubwo yapfaga nawe warapfuye. Ibintu barabyumva, niba mutuje cyane gusa mu byumva. Abanywa muzamura ibiganza gato. Kuko amaze imyaka myinshi ubwirwa ko uri imbwa umunyorogoto, uri umutindi, umeze nabi, Satani muri kumwe, ibigere kubwira ukuri umva utabyumva. Kandi cyo dukunda kubaho abantu bemera ibintu bivuzwe n'abantu benshi. Ibi kivuzwe n'umuntu umwe bitinda kwemera. Kuko ikintu cyemejwe n'abantu benshi ufite n'amazina akomeye nibisobanura ko ari ukuri. Ukuri ni ukuri, uhora guhagaze, ni kunyeganyega, ni gukorwaho, ni kugondeka, ni kuvunika, uhora ari ukuri ku manywa, nijoro aba ari ukuri, imisozi aba ari ukuri, ukuri kwitwa Kristo wenyine. Asigaye ukuri ko kuvuze. Ubwo Yesu yinjiragayo nawe warinjiye, ubwo yazamukaga warazamutse. Niko mu Efeso handitse mushiki wanjye, hano ubwo Yesu yapfaga twarapfuye, azutse turazuka, azamutse turazamuka. Yicaye gira gute natwe tugira gute? Turicara. Icyo si itare twavuze. Nese mwemera ko mwicaye basi? None se umuntu wicaye ni gute yuri mukira Satani? Ni gute wakwicara ukagira amaganya nayo ugira? Ni gute wakwicara ukumva kutazaba? Niba wemera ikakabura ko wicayeho, haranditse mu Efeso ngo ubwo yapfaga twarapfuye, azutse turazukana, azamutse turazamuka. Yicaye natwe turicara. Tuvuga ko turi hafi y'Imana ko turi umuntu wese. Icyo Paul yavuze mu Galatiya 2:20 haranditse ngo napfanye na Kristo, ariko ndiho, nyamara sinjye, ahubwo ni Kristo uri hehe? Uri muri barokore. Nuko ibyo tutadukundira. Niba hari ikintu gikenewe, dukeneye kwiga ibintu Imana yakoze. Nyuma yo gusimbuka, nyuma yo guhimbaza, mbere yo guhimbaza, gusimbuka n'ibindi twakora byose mu rusengero, byose byakombye kugira fondasiyo y'ukuri k'ubutumwa bwiza, y'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukamenya icyo uri cyo mu Mana. Amen. Amen. Hari ijambo Yesu yavuze kugira ngo tuza ku cya kintu cyashaka kugera. Yabwiye abigishwa bamaze imyaka 3 n'igice babana bagendana, agiye kubereza gukora kuvuga ubutumwa. Yarabwiye ngo nimugende muhindura abantu banjye kuba abigishwa, mubigishira kwitonda ibyo nababwiye. Afite bari icyongereza muzasome, ntabwo handitse ngo mubigisha kwitonda ibyo nababwiye, ahubwo handitse ngo mubahumura amaso. Muhumura amaso, bahumuke bamenye icyo bivuze kwakira Kristo. Ubu byutse buzanwa n'iki mwitorero cyangwa bizera. Nuko abizera muzahumuka amaso, ukamenya kumbe nuko Imana yagize.
kumbi ni ikimana yakoze mu buzima bwanjye, kumbi nuye muri Edeni, kumbi ni icyaremwe gishya, kumbi ni umwana w'Imana. Warangiza ugatangira kwakira uwo mugabane wo kuba umwana w'Imana, ugatungwa nabyo, nibwo uzagira ibitoke by'agakiza. Naho ubundi bazakuzamura amarangamutima, bavuga ko bamukunda, bavuga ngo tara yo murambararo, uyiteho murambararo, bizamure, ukizamura icyubahiro ukivanga kitaba hasi, ukore twose dukora two mu rusengero, dukore twose, muzamure icyubahiro, utere murambararo, mugire gute, twimara imyaka myinshi batoya tumatandukanye. Nubikora, ubikore mu rusengero, wumva urishimye, wumva uranezerewe, ikigaragaza ko ubwo ako gakiza n'uwo munezero utuzuye. Nuko isohotse kuri gate y'urusengero, urongera ugahobera agahinda kawe n'umubabaro ukabisobanura mu rugo. Ku cyumweru ukongera ugatonda akarongo. Uko gakiza kakunezeza umunota umwe si agakiza. Ngo Kristo atunezeza ibihe byose. Turi mu rusengero, hanze y'urusengero, ahantu twaba turi hose. Kubera ko agakiza ntabwo ari ahantu, agakiza ni umuntu uri muri twebwe. Aduhindukira isoko y'ibyishimo. Nicyo Yohana yavuze mu gice cya mbere, yaravuze ngo umuntu wese uzamwizera, yaravuze ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba ituruka mu nda ye. Bene magambo, azavamo isoko y'ibyishimo n'umunezero. Naramukagize inyota, azava ku mazi amurimo, nagaza gushakira amazi ahandi, kuko amazi y'ubugingo amurimo. Shimanya ngo urwego rwose waba uri, ukeneye kwiga, ukeneye kubyiga, ukeneye gukora etide y'ibi bintu kugira ngo umenye icyo Imana yakoze mu buzima bwawe. Amen. Amen. Edeni ivuga KRISTO n'arindi bivuga ngo ni Yesu mu mashusho. Ubwo ntabwo n'izigihe zitandukanye. Iyo Imana ivuze ngo hamanike inzoka mu butayu, Imana itegeka Mose bacura inzoka mu muringa. Ibaza inzoka y'intumbi ipfuye y'icyuma y'umuringa, ngo bari bariwe n'inzoka z'ubumara bitewe n'ibyaha bakoze mu butayu. Ngo Mose yegera Imana abaza ngo dukore iki? Niyo ngo shaka fata umuringa uciyemo inzoka imeze nka ziriya. Umuntu wese wemera kuyireba, umuntu wese wemera kuyireba akayihanga amaso, ari igiti cy'umuringa, icyuma cy'umuringa imanitse ku giti, uza kuyireba araza gukira ubusabwe bw'inzoka, araza kwa muzima. Icyabaye abantu bose banze kuyireba barapfuye, ariko abubuye amaso bakayireba bakayihanga amaso bakize, babaye bazima. Uzi ukuntu bivuze? Kristo niwe wenyine udukiza ubusabwe bw'ubuzima n'imibereho igoye. Iyo twamuhanze amaso tubaho, byashoboraga kugerekana Kristo uko azaboneka ku giti cy'umusaraba, umwizeye akabaho, bidatewe n'akazi akoze, bidatewe n'urwego rw'amashuri yize, bidatewe n'aho avuka. Kubaho kwacu bigashingira mu kwizera Kristo kumura ku giti cy'umusaraba, warangiza ukizera icyo bivuze, biguhesha kubaho. Amen. Amen. Navuga ingero nyinshi mu Yesu mu mashusho, navuga byinshi byinshi. Imana yabwiye Nowa ngo bazi inguge mu giti cyitwa oferi, numara kukibaza ushiremo, imubwira ibipimo agomba gukoresha, ariko ugamije ugera kuri ibyo bikomeye. Nuba ngo yubaka ifite ama etaje 3, ku cyaje mu bare 3, ntabwo ushaka kubijyamo. 3 n'umubare w'Imana, ntabwo ushaka kubivuga, ariko ubwo ijambo rivuga ngo nuyubaka uzashire idiri umuryango wayo mu rubavu. Uzashira umuryango w'iyo nguge mu rubavu, asigaye uzahamagara abantu, abazinjiramo bazakira. Mubaze ikibazo, abinjiye mu nguge mu gihe cyane barakize cyangwa barapfuye? N'inyamaswa zabayeho, yego cyangwa hoya? Abari hanze barapfuye cyangwa ntabwo bapfuye? Yesu niwe nguge yacu, abamwinjiyemo tubaho. Yesu niwe nguge yacu. Muzi impamvu bacitse mu rubavu? Byashushanyaga icuma zaterwa mu rubavu, hagaturuka amazi n'amaraso, asigaye amazi, amaso abivuga kubyara. Iyo umubyeyi agiye kubyara haboneka amazi n'amaraso. Niyo mpamvu haturutse amazi n'amaraso. Abaganga murabizi, ntabwo ushaka kubijyamo, umudamu wanjye n'umuganga ajya bisobanurira. Hari urwego ngo umuntu ageramo ngo umutima ukagira amazi n'amaraso, niho Yesu yari ageze, ariko bamuteye icumu aturuka amazi n'amaraso. Bishushanya umugore urimo kuramuka, urimo kubyara, yuko yaragiye kubyara itorero. Yesu yaravuze ngo Imana yashimye kumushenjagura, yaramubabaje, ubwo ubugingo buzita amahitamo yo kuraho ibyaha, ngicyo gihe azabona urubyaro. Ariko perezida muzapanga atari ku cyumweru munganuko, nimubunyemerera nkabageraho umugisha abantu bakuru, twicara ahantu mu cyumba ku mukeka, vuga ibintu udatiruka, kuko
kujya kwinjira ngahita mvayo tuvuge ko tutirukanga turara wenda veye overnight tugeze mu masaha 10 tuganira ibintu mubaze n'ibibazo ibaza ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitabo cyo gukuraho ibyaha ngo uwo nguwo azabona urubyaro bitayibaza Kristo yabonye urubyaro gute uzi ko Kristo yabyaye iyo umusore apfuye nta rubyaro nta mwana asize bavuga ko bamuhamba n'iki reka kubera ko apfuye nta mwana agize gute asize mu yandi magambo umuryango we umenyeka aciye umuryango asigaye wenyine mbese nta murage atanze Kristo yapfuye afite imyaka 33 n'amezi 6 apfa nta mukobwa yateye inda apfa nta n'umurega urukundo apfa n'umusiribate utari dushaka batekereza ko apfuye nta mwana asize niko Yesaya yavuze ubwo apfuye ngo zamenyekana uti kumbi mu rupfu rwe barimo kubyara mu rupfu rwe azabona urubyaro mu rupfu rwe azabona urubyaro azabona ibituruka mu bisa by'amaraso ye bimwishimisha bimuhaza umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya mu kumenya harimo ubumenyi kumenya ibyo ngibyo Kristo yarabyaye kandi umusare buza kubyara iyo hagurutse ugakizwa ababyaye asigaye bazara uzi ukuntu arama iyo ukijijwe uyu munsi aba arimo kurama ejo hakizwe undi akongera akaramba yabonye urubyaro muzi ko ijambo rivuze ngo yabonye hatanditse ngo yabonye umwana n'umwe iyo bivuze urubyaro bivuze ubwoko bivuze ishyanga niyo muhanditse urubyaro ni ubwoko yabonye ishyanga binyuze mu maraso iyo mugisobanura Kristo n'ibindi by'ishobora yavuga Aburahamu yazamukanye umwana w'intama umwana wagiye kumutamba amaze agiye kumutamba haboneka intama iramucungura Kristo ni intama icungura bizeye aho ni Kristo mu mashusho izano ryake rivuga Yesu mu mashusho asigaye Yesu mu mubiri ni utamusoza yagaragaye igihe cye hamaze muri igice cyo kugaragaza Yesu mu mashusho Yesu yaje mu mubiri uzabisanga mu bitumwa uko ari bune ubutumwa uko ari bune buvuga ikintu kimwe buvuga Yesu mu mubiri ya kuvuga ijambo rikomeye reka nihanganire nuze kugira ngo mubyumve mbe mwarimu muzi ko abigishwa ba Yesu babanye na Yesu imyaka 3 n'igice badakishijwe batarakizwa naje mbibabwire muzi ko Yesu amaze no gupfa nabwo bari batarakizwa uzi igihe bakirijwe igihe bakiraga Imana y'Umwuka wera nibwo bakiraga kiza inayo mpamvu mu bintu bigishije bivuga nitonze barokora bigishije Yesu w'Umuyahudi wo mu mubiri nibigishije Kristo wo muri twebwe uzi ukuntu handitse ngo batataniye mu banyamahanga mu mahanga yose ngo bigishe ngo abatatanye bitwa bene wabo abigishwa n'akarengane kabaye bakajya gutatana bagendaga bashakisha abayahudi akanabigisha Kristo umunyamahanga adakishijwe mubwira aho byanditse muzi ko Petero igitondo kimwe ngo yagiye kwa Korneliyo ngo Imana iramugendera mu iyerekwa ngabona ikintu kimaze gikoma hasi kiri inyamaswa ngo zitaribwa zizira n'iki umukara aramubwira ngo baga uryeho aramubwira ngo kuva nabaho sindakora kuri ibintu genda umuziranenge mama sinabikoraho ibintu Imana yeje bita gute ko bihumaye yari mumuhishura abanyamahanga ngo akirota ibyo ngo abona batutse kwa Korneliyo ngo ajyaye bari abanyamahanga ngageze ngo Umwuka wera amarukiye abanyamahanga avuga kundi ibintu uko bazivuze hari ukuntu handitse ngo noneho menye neza bivuze ko mbere ntabwo yarabizi noneho menye neza yuko Imana itarabanura ku butoni ahubwo mu mahanga yose uyemera agakora ibyo gukiranuka iramwemera bisobanuye ko mbere yuko amenya neza yigishaga Kristo mu mubiri w'Umuyahudi gusa ugisekuru kiwabo wo mu mubiri bikunda bigaragaza nuko babitekerezaga nicyo abigishwa yaba amata bose bigishaga Kristo w'Umuyahudi igitondo kimwe ibyo biveho by'umubiri nuko bari bamuzi mu nzandiko nuko banditse igitondo kimwe haboneka indi ntumwa yitwa Pawulo ishurwa Kristo w'Umuyahudi Kristo muri twebwe amen amen uvuge cyane amen amen oh haleluya amen Pawulo arimo kujya mu nzira Damasiko agiye kure
yigisha KRISTO, yigisha Imana, atemera na KRISTO, yica abakristo. Igitondo kimwe KRISTO aramwishurira arimo ku gitandasiko ngo yikubitse mbere n'upfuye, ngo amaze kumumenya ajya kumara imyaka 3 yiga. Ahita avuga ngo umukristo agomba kwemera kwiga. Ntabwo yabimenye ndetse yabivuga butumwa, yafashe imyaka 3 arimo kwiga, arimo kugira gute. Amaze kwiga nibwo ahindukiye ajya kureba abakuru, ubwo ni za ntumwa za mbere. Ngo yagezemo kureba iki? Abakuru. Harimo Yakobo, niwe wari umushumba mukuru w'itorero, n'abandi. Arangije ngo ababwira ukoreshewe KRISTO. Nawe yitwa ubundi intumwa cyangwa apostle cyangwa apotere, byabaga bivuze abantu babanye na KRISTO. Niba na 10 ubundi ijambo apotere mu bigo bwa Bibiliya ni abangaba uzano ya kera babanye na KRISTO. Ni abantu basangiye, ni abantu bagendanye, ni abantu babanye. Abo bizano ya kera muri KRISTO nibo bivuga abapostle cyangwa abapotere. Uri mu mazina y'uyu munsi babaherero. Abo uyu munsi na Paul yabaye apostle cyangwa apotere atarabaye na Yesu mu bigo bw'umubiri, ahubwo yamwishuye mu bigo bw'umwuka. Amenya KRISTO ari hanze ye, amenya KRISTO uri muri we. Yigisha KRISTO utari hanze, yigisha KRISTO uri muri we. Amen. Ni igitangaza gikomeye kandi kubyumva n'ubuzima. Barokore Yesu KRISTO ntabwo ari hanze yawe. Bantu leta nuza ngagendaga, Yesu KRISTO ntabwo ari hanze yawe. Yesu KRISTO ari muri wowe. Murisha Yesu ari muri twe. Kwera bishora ngo KRISTO ngo uwambwiriza ni KRISTO, ugendera muri twe, uba muri twe. Ni cyanditswe navuze, yaravuze ngo ni mwitandukanye bidatunganye, mwebwe Imana izaziture muri we. Nirangiza ikorere muri we, nirangiza igendere muri, ivugire muri wowe. Uzi bisobanura cyangwa bisigura ngo ndakuvuga, niba ari uko bimeze ari ukubyizera wanjye, bivuze ko ahantu ugeze, ahantu ugeze, ahantu uri ni Imana. Amen. Ahantu uri ni Imana iri. Ahantu utuye ni Imana ituye. Aho ukora ni Imana ikorera. Kubera ko ubuturo bw'Imana ntabwo Imana iri hanze yawe. Wemera ko utuye mu buzima bwawe, nzatura muri bo. Turi ubuturo bw'Imana murokore. Ino mpamvu umwenda watabutsemo kabiri. Bivuze ngo imihango n'amategeko n'ibitambo n'abatambyi no kujya kudutangira byari biciye witeka. Ninde ugerera kuri data? Ibaza, dusangiye papa wacu n'umwe, ari kugambiriye kumbwira ngo yegura umukozi ugiye kugerera kuri data, umukozi w'Imana. Aha, ubwo ari umukozi n'umwana hakomeye iki? Kuki bambwira ngo no bangererayo? Mbabwire kugira ngo bamvugire kuri data. Ninde wambwira ngo amesheje umugisha? Kandi Imana y'ibindi umugisha. Umugisha ni iki? Umugisha si ibintu, umugisha ni umuntu, umugisha ni KRISTO. Niko Paul yavuze cyane, ko Salomo yavuze, yaravuze ngo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, kandi namagira gute yongeraho. Bivuze ko ubukire si uwo mugisha, ahubwo bwazanywe n'umugisha. Umugisha ni KRISTO. Bivuze ko ubukene zihita z'umugisha. Ibaza no kuri kw'Imana, wowe uri kugerera kuri data, ukaba ufite umuntu w'idini usengeramo mu wita ngo ni data, umushumba wacu yaje, ni dadi yaje, kanaka yaje, n'ukugerera ku Mana, n'ukugerera ku papa wawe. Mwese ntabwo muri abana rero. Wowe uri hanze, we ni umukozi. Urugo mfite abakozi nanjye. Ibaze kugira ngo abakobwa banjye babiri mfite nibakenera ikintu bagere ku bakozi. Paul yavuze ngo nyiri umwana ngo niko nibwiraga, nekereza iby'ubwana, ngo ni iby'ubwana, maze kuva mu by'ubwana nuko ndamenye. Kandi navuze ngo iyo umuntu akiri umwana ari umuragwa, ngo ayoborwa n'abagaragu kugeza azaho. Kuki mwemera ko abagaragu babayobora? Ku Mana. Ndashaka kwishurira ko wowe n'Imana muri umwe. Wowe ugomba kugera ku Mana ku giti cyawe. Icyo nde ndi bukore, icyo peza ari bukore, turafatanya kwinginga data, kuko twese turi abana. Nge ntabwo mfite isumbwe kukurusha, nawe ntabwo mfite isumbwe kundusha. Ibyo data atunze byose ni ibyacu, turimo twese kandi muri bose. Haleluya. Amen. Tuvuge cyane haleluya. Amen. Muze kumbwira isaha na saa mfite telefone yanjye yazimye, none niyo yagize ikibazo. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Ubuzima buzakubohora, ikizakubohora nuko yo KRISTO ari mu buzima bwawe.
icyanditswe twasomye ngo gisohorezeho mwumve uko byagenze. Yesu yabanye n'abigishwa be, urakoze cyane umuyobozi wanjye. Yesu yabanye n'abigishwa be imyaka 3 n'igice. Imyaka ingana? Ese mwavuze imyaka ingana? Urebe igitangaza cyabaye. Bamara 3 n'igice bataramuhishura ubugumba bwira. Kuko bamutekerezwa nyine mu mubiri nuko mbivuze bazi Kristo w'Umuyahudi. Gitondo kimwe 14 muri Yohana arambwira ngo ngiye kugenda ndagiye. Ariko abona imitima yabo irihebye ifite agahinda. Handitse ku murongo wa mbere ngo nimuhagarike imitima yanyu. Mwebwe nimwizere Imana. Nimurangiza nanjye mugire gute? Muyizere. Kwa data hari amazu. Ubure mushaka kutasobanura amazu cyane cyo. Iyo tuvuze ngo hari amazu, abarukamba ko mu ijuru ngo hari amazu ngo mubakiwe ngo meza y'ibirahure ngo na zahabu. None ngo muzayabamo ngo umuntu ukorera Imana nabi azamuza afite amadirishya birimo imiyaga ngo n'ibintu nyinshi. Rero ngo umuntu ukorera Imana neza bazamuza uko nziza itatse ifite amarangi meza. Mama shenge. Ngo kandi Imana yabagira ibintu bibyibushye. Ugayibuza ko muri muri toilette kandi nazibanye. Hari ikintu cyitwa imvugo shusho. Imana kuvuga ngo hari amazu. None niba ngo ni inzu y'izahabu tuzabona amabuye y'izahabu na yasipi n'ibindi tukunda gusoma muri Bibiliya. Uko urambwira ngo biranditse. Kuba byanditse biranditse. Ariko ni imvugo shusho. Kuko haranditse ngo iby'amaso atigeze kubona. Iby'amatwi atumvise. Ibitarinje mu bitekerezo by'umuntu nibyo Imana ikubiki. Wigeze ubona izahabu yego cyangwa aho? Wabonye ibirahure basi wese muzi ibirahure mwarabibonye? Ubwo rero wabibonye ntabiriyo. Bigize byinjira mu bitekerezo byawe byinjiyemo. Ubwo rero ntabwo ibitarigiye byinjira nibyo biriyo. Iyo Imana ivuze ibirahure n'izahabu ibirimo kuvuga ni ishusho y'ibintu byiza bisumba ibyo batubwira. Ni imvugo shusho. Iyo Imana ivuga amazu ibivuga Kristo niwe nzu y'abizera. Ubugira mwita mu nyabazo byishe kuko nabisobanuye cyangwa kabaza ibibazo. Mu ijuru n'amazu ariyo. Nta n'umucyo bayo. Kristo niwe mucyo wayo. Kandi mu ijuru nta gusumbana guhari kuko mwese muri abana. Yageze kuvuga kuri tubifite utupicare tw'umubwiza TV ndimo mbiganiriza abantu. Umunyamakuru arambaza ngo dore se twaba twese turi abana. Uvuze ko Apostle Minyoni, Apostle Gitwaza Masasu Antoine barode dufite bakomeye hano mu Rwanda no kwisi. Nabo ngo turangana mu ijuru nabo n'abana. Namubwira ati ye twese turi abana. Suje tumeze abana kandi nanga bakomeye. Ndavuga ati bakomeye inaha ku rwego rw'ibyo bakora amatitire bafite. Ariko mu ijuru na Apostle bayo na Kanono bayo na Musenyeri naki na Papa mu ijuru twitiri hari n'abana. Abana bafite uburenganzira bwo data atunze. Nanga bakobwa banje babiri umwe afite umurage nzamuha kurusha undi. Bose mbaraga amashuri biga hamwe ibyo nuzi byose ni ibyabo. Imana dushimye kutugira abana. Haranditse ngo icyakora bamwemeye bose. Icyakora bamwemeye bangahe bose. Yabahinduye iki? Abana b'Imana. Ibaze no muntu nigeze kwandikwa n'umwarimu w'inshuti yanjye bavuze ati mwari muri aho neza uraho atekesha umenera amavuta gute nyo gita mwari gute ndi pasteur nabaye pasteur. Urumva iyo umuntu adashaka icyo rero ntacyo abagira. Simubizi iyo umuntu akunda gushaka icyo rero ntacyo abafite. Ugifite saa gishaka yemera ko agifite. Iyo umuntu akeneye kumubaha cyane akagishakira mu myambaro akagishakira mu kwivuga icyongereza buri kanya amaze indimi ashaka icyo kumushyigikira nakunda yemerwe udukweto ture akona n'ibyo gutwambara kuko tutamuha agaciro kugira ngo akunda namwebe nuko utiyizi wimenye usanga udakwiriye gushaka icyo ahubwo icyo gifite. Kuko icyubahiro si ibintu icyo ni umuntu. Umuntu Imana yatuyemo, umuntu Imana ikoreramo, umuntu Imana yahaye umurage wayo, umuntu Imana yahaye umutungo wayo. Utekereza ko woroshye. Uzi icyo Imana yaguhaye nuko Imana isaba kuguturamo. Muzi ko nshuti yanjye soza mu byaremwe byose, mu byaremwe bingahe ibyo muzi ibyo mutazi nta na kimwe Imana ituyemo uretse wowe. Uretse wowe
reka mbanze icyo muzabone kandi mwemera ko abamarayika Imana yabaremye yego cyangwa hoya umwanda akarema nanjye mwemera ko Imana yaremye abamarayika aha Satani n'abadayimoni n'abazimu n'abazimukazi byo mukunda kuvuga cyane Imana yabaremye yego cyangwa hoya ko mutavuga yego cyangwa hoya abihakanye akabasobanurira Satani n'abamarayika n'abazimu ni igice cyabaga mu ijuru cy'abamarayika kiramanuka ubwo baremye nabo ni iki aha none haranditse ngo ibyaremwe byose rero bifite amatsiko yo guhishurwa kwabo niko bibiliya ibyaremwe bingahe niba ari byose ni byose byo mu ijuru byose byo ku isi n'ibyo munsi y'isi byose bifite amatsiko abamarayika baremwe mwavuze yego cyangwa hoya ubwo niba baremwe bafite amatsiko yawe urwego ruruta rw'abamarayika abadayimoni mutinya baragutinya bagufitiye amatsiko uzimo bagutinya batanga n'ukuntu n'ikiremwa Imana ituyemo igenderamo ikoreramo ibyo byose kandi babifitiye barabizi babifitiye amakuru ahubwo rero kurusha amakuru yo kubimenya iyo rero wabimenye urabashobora kuko ibyaremwe byose bifite amatsiko yo guhishurwa kw'abana b'Imana mu yandi magambo bihagaze n'ubundi umuntu uhagaze ku mano arimo kurunguruka ameze dore bihagaze ku mano birunguruka byibaza Flora ni mu ntoki ndamukunda ni mu ntoki Korodina ni mu ntoki iki kiremwa kimeze gute Imana ituyemo uzi agaciro Imana yaguhaye Imana yajyaga yiyambura ibindi biremwa byose byo mu ijuru biyiramo ikajya gushaka ikiremwa cyitwa umuntu muri Edeni siko handitse ku mafu y'umunsi ku mafu ya buri munsi ku mafu ya buri munsi Imana yiyamburaga abamarayika n'ibizima ikajya gushaka Adamu bakaganira bivuze ko Imana ikeneye gusabana nawe ntakindi cy'Imana niwe ishaka gusabana ni iki ni mindset imitekerereze ni kanga utekereza ku Mana ni kanga yibaza ku rukundo rw'Imana wibaza icyo Imana yakugize cyo ngiki cyakuruhura iyo wimenye utsinda ibyakurwanya byose iyo wimenye utsinda igihe cyose KRISTO ari mu buzima bwacu ubu nibwo nagiye gutangira kwigisha ikintu kirarangiye KRISTO niwe utuye mu buzima bwacu Paul yaravuze ngo niko Imana yavuze muri we wowe uri ikirangirire uzima muri ikirangirire uri ikirangirire ahantu agera kuri hatatu ahambere uri ikirangirire mu ijuru niho uba niho wicaye kandi cyo mucyumvisha barakora kiba kiri kundi rwego wowe umuntu uri mu ijuru ni ukuri ndimo ndavuga ibyanditswe bye ushingiye ku byanditswe warazamuwe niho wicaye rero umuntu wicaye aho ubuzima bw'umuntu wicaye aho uri ikirangirire ku isi naho uri icyo ho ntabwo masobanura cyane byafata umwanya reka mvuga aho nshaka rero abadayimoni abarozi abapfumu Satani ni uri ikirangirire imbere yabo uzima muri ikirangirire hari umugabo waje mbere yuko wowe uzi avuga kuvuka kwawe arangije akora agatende kuzimu ajyayo akanagira Satani bya muririmba aramushenjagura ngamumena umutwe amwambura ifumu afungurira bene siko muririmba kandi ubwamushenjagwe se kuhanditse ubundi yamukomerekeje umutwe amukubita hasi ezandirimbo zacu so yagezeyo amwambura imfunguzo zivuga ubutwari bwose arangije agafungura abera baragaragara rero uwo mugabo waje mbere yo kuza akabikora rero ntabwo ari kure yawe ari muri wowe rero ahantu hose ugeze babona ikikurimo kuruta wowe bagatinyishwa n'ikikurimo baba udafite amakuru yabyo bakagukana ni intare zitondora mu kizagutwara ni uko utabizi baguteye bagura ukomeye cyane aho uri ikirangirire none umuntu akazakubwira ngo umukozi w'Imana mbonye Imana ikugira ikirangirire cyane kugeza umuntu ukomeye abakubwiye icyo wamaze kuba nagisha guhaye ku ruhe rwego se mbonye Imana ikuzamura ku rundi rwego kugejeje hejuru cyane hejuru aruta hondi heza mbonye Imana iguhaye umugisha cyane gusa umugisha narawuzi umugisha narawuhawe ni KRISTO Yesu yabaye kombe n'ibyo dufite byose Imana yafashe Yesu amera nka envelope
imubikamo umugore wawe, imubikamo akazi, imubikamo amashuri, byose bishyiramo biramugura. Handitse mu mwanya kugira ngo duhanye ibingahe byose. Niyo mpamvu si uko wavangirwaho no kugira ngo urwego uzabigeraho wenda simbizi. Ubundi muri Kristo ari ijambo rimwe wese ngo ijambo rimwe wese ngo gukurira muri Kristo. No gukurira muri Kristo ni urwego ugenda ugera muri Kristo ugakura. Nujya ku rwego muri Kristo uzabyumva, ugera ku rwego usenga ufite ishimwe gusa. Wabuza Bruce yatinze kuza, wabuza amafaranga y'ubukoti, ibintu byanze aho kumuhuza ishimwe. Kuko ntago icyo uri cyo kigirwa n'icyo bawe, icyo uri cyo kigizwe n'icyo wagizwe cyo. Ahubwo wabuze icyo wagizwe cyo. Nagira ngo duse Kristo muri twe. Muvuge ngo Kristo muri twe. Murabyemeye Kristo he? Kristo ari muri wowe. Icyama bikinjira bigendera ubuzima bwawe. Abigishwa ndetse na Kristo bajyaga bagera ahantu batarasenga abadayimoni bagahunga. Gusa bakihagera nta jambo bavuze bagahunga. Mugira ngo biriya ari maji. Muze ko bidakora. Muze ko uburozi bagiraho imbaraga. Maze kurongo inshuro zirenga 8 bwivuga butumwa. Bajya kubwiriza ahantu bakamba icyayi kirimo uburozi. Kandi ngari gasingire cy'icyo. Haleluya. Amen. None Yesu yavuze ikintu arimo gukina. Yaravuze ngo mbahaye ubutwari bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Aravuga ngo mwebwe abavuze uka kabiri identite yanyu abo muri bo muzajya mukandagira inzoka na sikoropiyo. Iki muzayamburiganza kwa rwaye bakiri. Avuga ati nimuramuka mumoye ikintu cyinshi ntacyo muzaba. Uzako ntacyo muba nuko ikiri muri mwe ntabwo gipfa. So wapfa mbere yo gupfa, upfa mu gihe cyo gupfa. Haleluya. Amen. Tuvuge cyane ntabwo wapfa mbere yo gupfa, upfa mu gihe cyo gupfa. Ibintu byose byakubaho byose ahubwo bigukiza inzoka bifatanyiriza hamwe bikakuzanira ibyiza. Byose birafata bikaguhigira. Na bya bindi wita ko ari ibyago byawe, ibibazo byawe, imodoka yagusize, wakerewe, isomo ryanze, ibintu byose nugiye igitekerezo mu bwirwa ubona ko byose bikuzanira ibyiza, ntabwo uzagira agahinda. Ikikubaho cyose shira muri mind, byose birazanira ibyiza, bizajya bizana ibyiza. Sheri nakubega bikuzanira ibyiza. Ibintu byose birafatanya bikazana ibyiza ku buzima bwawe. Amen. Nta mugambi muri Imana ifite ku buzima bwawe. Uzikuri cyane tukakivuga no kumana ninze. Itari kiravuga ngo izibyo yibwiriza kugirira. Ireka desohoreza aho bashiki bandi. Imana ubwayo nta kindi kiremwa gihari. Iricara ikagira ibintu yibwira yonyine. Ndetse nawe ubwawe ntabwo ukizwe yibwira. Ntabwo iguha amakuru. Ubona rezilita z'ibyo kwibwira ugasanga ni byiza. Ntabwo mukumvisha. Imana yonyine igira ibintu yibwira mu mutima wayo. Kavuga ati kanaka nzakora ABCD. Ariko ntabwo afite amakuru. Mu gihe gikwiri ukabona inyungu z'ibyakwibwiragaho. Umva Imana ikikwiri ngo z'ibyo yibwira nzabwira. Izibyo yibwira mu kazi kawe, izibyo yibwira mu mashuri yawe, ubupfundi bwawe bwakuzaniye ibyiza byose bizasohora bibaye byiza ku buzima bwawe. Amen. Ukubonamo satani, ukuvuga satani cyane, ibintu byanze, urwara umutwe ngiye impamvu ukunda kurwara umutwe mu bizani nuko nibyo wiza, nibyo watu. Umuntu agizwe n'ibitekerezo, umuntu si umuntu n'ibitekerezo, umuntu usagara bagizwe n'ibice bitatu, umwuka, ubugingo n'umubiri. Abantu bazi ko umuntu ari ugaraga iyi body si uwo muntu, umuntu ni ibitekerezo. Urwego rwawe rw'imitekerereze rw'ubuzima ubamo, uko utekereza ni kubaho. Nutekereza abadayimoni uzabona abadayimoni, nutekereza Imana uzabona Imana, nutekereza gukira uzakira, nutekereza gukena uzakira, nutekereza kubega uzabega, ibintu byose icyo uzaba cyo bigengwa n'imitekerereze yawe. Memu na Satani utekereza cyane, umufite mu bitekerezo kuruta uko ari kumwe nawe. Wamwubatse mu bitekerezo cyane, niwe mubana, niwe mugendana, niwe mugutuyemo. Umva ikinyoma cyakubatsemo. Nshuti yanjye, hoya ikigutuyemo ni Yesu, ikigutuyemo ni Imana. Hafi yawe hari Imana, ikwegereye kuruta uko Umwami ikwegereye, ikuzi birenze uko wiyizi, igukunda birenze uko wikunda. Ikizagufasha ku buzima bwawe. Imana ibaho umugisha. Tuvuzeho gato twari dutangiye.
nimubikundira tuzagaruka mufunga amazi dusenga. Ndagira ngo usenge. Iyi ni inyigisho yafata umwanya munini asobanura KRISTO mu mubiri, amuvuga mu mashusho, amuzana muri twe. Yerekana imirongo myinshi bivuga. Mubona atayisomye igihe cyatemo cy'incika, ariko Imana yakoze. Umuntu no kwigisha umufunga amaso mu gihe tugiye gusenga, ari gutekereza. Umuntu wese nubwo yaba yitwa izina rikomeye gute, utigisha KRISTO uwo muri twe. Paul yavuze ngo ni iki? KRISTO ari kumwe nawe. Ari kumwe nawe, ari muri wowe. Ntabwo umusaba ngo mugendane, wemera ko muri kumwe. Yatuye mu buzima bwawe. Niba ari kukijijwe, niba utarakizwa, ari kure yawe. N'ahantu muhuriye. Icyo ufite ni idini ubarizwamo gusa. Uri umunyedini mwiza, ariko ntabwo uri umwana. Ariko uyu munsi Imana ashaka kongera kubyara kandi. Yesu yatanze kugira ngo abe umugore uramuko narangiza byara. Data turagushimiye amasaha.